Ese ujya wibaza niba ibimera bibasha kuba byavuga? Tekereza uramutse uvugisha ururabo buri mu gitondo. Abantu bamwe bizera yuko indabo zikura neza kuko zumva amajwi meza. None ibi ni ukuri? Ubundi ibimera ntabwo bifite amatwi nk'aya muntu cyangwa se izindi nyamaswa. Ntabwo byabasha kuba byakumva nk'umuziki, andi majwi cyangwa se ibiganiro nk'uko twe tubyumva. Ariko abahanga bavumbuye ikintu gitangaje. Ibimera byabasha kuba byamenya ibintu binyeganyeza iruhande rwabyo. Bivuze ngo n'aya majwi y'ibintu binyeganyeze, ibimera bishobora kuba byayumva. Ubundi ijwi rigendera mu muyaga cyangwa se mu mwuka, rikanyeganyeza ibintu bikeya bihegereye. Rero ibimera ntabwo byakumva aya majwi arimo aragenda, gusa vibrations zakozwe cyangwa se kunyeganyezwa kw'ibintu runaka byabayeho iruhande bishobora kuba yabyumva. Mbese muri make ibimera bishobora kuba byakumva ikintu runaka kinyeganyeza iruhande rwabyo. Mu bushakashatsi bwakozwe, abahanga bavumbuye yuko imizi y'ibiti bikiri bitoya cyangwa se ibimera bikiri bitoya bikura byerekeza ku ijwi ry'amazi arimo aratemba, kabone n'ubwo n'amazi yaba ahari. Ibi rero bisobanuye ko ibimera bishobora kuba byakoresha vibrations cyangwa se amajwi y'ibintu runaka abyegereye kugira ngo ibimera bishake ibiryo kurya. Ubundi bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko ibimera iyo byumvishe amajwi ameze nk'ay'inyamaswa runaka, wenda urugero nka insect cyangwa se buno busimba butoya buba bwajya kona, ibimera byifashishije ibibabi bishobora kuba byasohora ibinyabutabire karemano kugira ngo byirinde. Ibinyabutabire bimeze nk'uburozi ku buryo bishobora kuba byakwica inyamaswa zibyegereye. Ubwo rero bishobora kuba bisobanuye yuko ibimera bishobora kuba bitakumva nk'uko twe twumva, kuko nta matwi bigira, gusa bikaba byabasha kuba byamenya ibintu bibyegereye ndetse bikaba byakwirinda. None ka twibaze ngo ese byibura umuziki hari ikintu wafasha nk'ibihingwa mu kuba byakura? Hari abantu benshi baba bakina imiziki iri classique hafi y'ibimera kugira ngo barebe ko byakura neza, kandi bikaba byakurana vuba. Ndetse kandi ubushakashatsi bumwe bwagiye bukorwa byerekanaga ko hari impinduka nkeya zagiye ziba ku bimera birimo birakura. Ndetse ubundi bushakashatsi bwagiye bukorwa babonye impinduka nke cyane, ndetse hamwe nta n'izo bigeraga babona. Kugeza na n'uyu munsi ntabwo abahanga barabona ikimenyetso gihambaye kandi gifatika cyerekana yuko umuziki ubwawo ushobora kuba wafasha ibimera kuba byakura neza kandi bikagira ubuzima bwiza. Bavuga ko impamvu ya nyayo ishobora kuba ari vibrations cyangwa se amajwi yabayeho bitewe no kunyeganyega kw'ikintu, aho kugira ngo bibe indirimbo zatumye ikimera kiba cyakura neza. Ubundi ibimera bifite uburyo byitwara kuri buri kintu cyose kibayeho iruhande rwacyo, haba umuyaga, imvura, yaba insect cyangwa se bwa busimba butoya, ese no gukoraho gato gusa hari ikintu runaka kibibaho. Ibi bituma ibimera bimenya uko byitwara bitewe n'ikirere birimo cyangwa se ahantu biri. Rero turamutse tuvuze ko ibimera byumva nk'abantu twaba tubeshye, gusa nabyo bifite uburyo byumva mu buryo bwabyo bibifasha kuba byashaka ibiryo no kuba byakwirinda. Genari iFabrics wakoze kumva iyi video yacu, niba hari ikintu ushaka ko tugukoreraho cyangwa se hari ikindi kintu ubona cyahinduka muri comment, kugira ngo ubitumenyeshe. Murakoze.